Bantu mwese mwakunze umuhanzi RUN UP mbere ndetse na nyuma yuko akora indirimbo yitwa Tsunami yabaye viral ndetse yanegukanye ibihembo bimwe by'indirimbo nziza y'umwaka twasoje 2025 mu musengere kuko umuhungu wanyu RUN UP ari guca mu bihe bitoroshye habe na gato muri iyi minsi. Mbere ko rero mbabwira amakuru menshi ku muhanzi RUN UP mutari muzi ku munsi w'ejo atangaje amagambo agira ati mama mushiki wanje abavandimwe banje babyara banje Maria Yohani Dumba Chris Easy Loki Philipita Benda n'abandi benshi cyane yagiye mentioning abastari benshi cyane ati muri make buri muntu wese arifuza ko nasohora indirimbo nshya. Yewe buri muntu ushaka ko nashyira indirimbo hanze ndamwumva, gusa nekereza ko ubuzima bwifitiye izindi gahunda zabwo. Kugira ngo mbashe gusobanukirwa rero iby'inkuru ya RUN UP mu mwaka wa 2012 mu gihugu cya Uganda hari umuraperikazi watangaga icyizere yitwaga Keko. Icyo gihe Keko yari hit byatari byaje no kurangira asinyanye amasezerano na Sony Music Entertainment Africa. Icyo gihe byarabaye n'inkuru cyane kuko umuraperikazi Keko yarabaye umuhanzi wa mbere uva muri Afrika y'Iburasirazuba ubashije gusinya amasezerano manini akasinyana noneho na label ikomeye cyane yari isanzwe gufasha n'abandi bahanzi bakomeye cyane ku isi barimo ba Kiss Brown ba Pitbull ndetse n'abandi benshi cyane. Kuva icyo gihe rero abantu benshi batangiye kumugirira icyizere baravuga ati uyu muraperikazi agiye gukora ibintu byatari. Gusa ikintu kibabaje kuva icyo gihe amaze gusinya ayo masezerano nyuma y'imyaka 3 yonyine gusa abanya-Uganda bose bari bamaze kumwibagirwa kuko uyu mukobwa niyongeye gukora ibitaramo niyongeye gusohora indirimbo kugeza mu 2016 ubwo uyu mukobwa gahinda kamwishe yemera gushyira agahinda ke hanze. Icyo gihe rero abinje kuri Twitter atangaje amagambo agira atashize imyaka 3 n'igice ndi muri iyi label ariko nta bitaramo nta mafaranga nkibona nta bikorwa byo kwamamaza ibihangano byanjye nkikora nimumfashe kumenya icyo nakora. Tariki 8 kandi mu kwezi kwa 7 mwaka wa 2025 Mike Kayihura wari umaze imyaka 3 udashyira hanze indirimbo nyuma ko yaramaze gushyira hanze indirimbo abanyarwanda benshi bakunze cyane yitwa Tuza. Nawe nyuma y'imyaka 3 adashyira hanze igihangano yagarutse atangaza amagambo agira ati ntabwo nashoboye gusohora indirimbo yari yose kubera amasezerano nasinye na label. Natekerezaga ko amasezerano nasinye azagura ibikorwa byanjye ariko aho kubyagura yangize imbohe. Icyo gihe byanteye umunabi kuko nabonaga abantu bambeshya ariko ubu nabivuyemo indirimbo nshya ziri hafi mwarakoze kumba hafi. Mubyibuke uyu Mike Kayihura yasinya amasezerano ubwo yaramaze gushyira hanze amahiti menshi harimo iyitwa Anytime, harimo iyitwa Sabrina yakoranye na Kivumbi King, harimo iyitwa Tuza, harimo iyitwa Jalibu n'izindi nyinshi cyane. Gusa kuva yasinya ayo masezerano niyo label yo muri Nigeria ntiyongeye gushyira indirimbo hanze kugezana n'ubwo nubwo yatangaje ko ngo agiye gushyira hanze ibihangano mu mwaka wa 2025 kuri YouTube channel ye nta yindi ndirimbo irongera kujyaho. Usanga yakoze amakuru n'abandi bantu ngaho ba Kid from Kigali agakora ama EP yafatanyije na ba Kivumbi, gusa na ndirimbo ijya kuri platform ziwe. Ngira ngo kandi story y'umuhanzi witwa Kiss Daniel rero murayizi. Ngira ngo nabizi ko yatangiye umuziki atitwa Kiss Daniel ahubwo yitwa Kiss Daniel. Atangiye kwamamara rero byaje kurangira asinya muri label yitwa G-Wide Entertainment. Gusa nyuma yaho iyi label yaje kumushinja kurenga ku masezerano bamubuza gukoresha izina rya Kiss Daniel kuko igihe iyi label yavuga ko iri zina ngo ari iryabo mu mategeko. Uwari Kiss Daniel rero yaje kumara igihe adakora imiziki ndetse aza no kujyanwa mu mategeko biza kurangira izina aryambuwe. Nuko byaje kurangira rero uwari Kiss Daniel aje kwisanga yitwa Kiss Daniel. Twihuse cyane rero amakuru abantu benshi batari bazi ku muhungu wanyu RUN UP ubundi mu busanzwe yarasanzwe abarizwa muri label yitwa Cinco y'abanya-Nigeria. Amakuru rero ahari kandi yizewe 100% aturuka mu bantu ba hafi ya RUN UP avuga ko kugeza kuri ngubu nta gihangano na kimwe umuhanzi RUN UP yemerewe kuba yashyira hanze mu gihe amasezerano yagiranye n'iriya label yitwa Cinco atararangira. Icya kabiri YouTube channel umuhanzi RUN UP yarasanzwe anyuzaho ibihangano bye ntikiri mu maboko ye yamaze kujya mu maboko ya label. Bishatse kuvuga ko igihe cyose RUN UP azagarukira mu muziki ibihangano bye nibizongera kunyura kuri iriya YouTube channel ye azatangira YouTube channel nshyashya. Bisobanuka neza ko rero iriya YouTube channel imaze kugira abasubscribers 200,000. Iriya YouTube channel y'indirimbo zitandukanye iziriho izitwa On God, iriho izitwa Tsunami nizongera kunyuraho ibihangano bya RUN UP. Ibihangano bya RUN UP bizatangira kunyura kuri YouTube channel nshyashya azafungura. Icya gatatu iyo umuhanzi asinye na label nini amasezerano kuba atari babizi label ifata uburenganzira ku muziki cyangwa se ku buryo uwo muziki usohoka birabizwi nka copyright. Icyo gihe rero umuhanzi ntabashobora gusohora indirimbo atabihewe uburenganzira niyo label. Rero burumvikana neza ko iyo label mugiranye ikibazo nta burenganzira uba ufite kuri icyo gihangano cyaba cyarasohotse cyangwa se kitarasohotse. Muhita mubyuka ko mu kwezi kwashize umuhanzi RUN UP yarateguje gushyira hanze indirimbo ye nshya yari yise Bibazo. Gusa amakuru ari kandi yizewe avuga ko impamvu iyo ndirimbo byaraje kurangira idasohotse ndetse n'integuza zayo bikarangira RUN UP azisibye ku mbuga nkoranyambaga ze zose nuko mu ikorwa ryayo yari boy yitwa Cinco yari yaragizemo uruhare. Icyo nyuma dusoza rero ngira ngo hejuru nabwiye iby'inkuru y'uwitwaga Kiss Daniel bikaza kurangira yiswe Kiss Daniel. Amakuru ahari kandi yizewe nayo kandi avuga ko ubwo azaba agarutse mu muziki yongeye gutangira gushyira ibihangano bye hanze ari umuhanzi uri independent. Birashoboka cyane ko amazina ye ngashobora kuzahinduka kugira ngo umuziki we abashe kuba yakwemererwa kuba yakomeza kuwukora. Ngaye nguko rero iby'umuhungu wanyu RUN UP ndetse n'ibihe amazi iminsi ari maranyuramo.